Ubwo kiriya kibazo cyabaye bakaturandurira umurima w'ibirayi gutari gwera, ariko turukumva nta kibazo. Gusa muri iyi si intege nkeya ntizabura, ariko twageze nyuma kubwo gukomera no gusenga, Imana yongera itwambika imbaraga, turumva ntabwo ngize ngo wacitse intege ngo ntabwo hagaruka kuri kamera ngo twiganire tuvuge imbaraga z'Imana. Naho Imana ishimwe, amavuta ndabona kiri yayandi ariho byaraye bibaye. Kubera byabaye ariko wa kane ku wa gatanu abantu baje kunsura, yego barasenze numva nanahanuye. Ubwo rero iki turimo nta kitwemerera guceceka, kandi iki turimo ntago niyo bazarandura ibirayi ntibazica iki turimo, kuko iki turimo cyo numwimerere mbese n'ikimeza kifite imbaraga, kifite imizi, kirashoye. Hari igihe babikoze bari kuvuga bati yenda mama Mutoni uyu munsi turabizi yuko yirirwa ari kubunga ari gusenga ari kugira ate, ariko uyu munsi nitumukorera bino babarwayi yasengeraga ntagazongera kubasengera, ariko ndakomeje mu rugendo rwanje. Yego yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho mwere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Abari mu mahanga mwumva urimi rw'ikinyarwanda, Imana y'amahoro ibahe abantu b'umugisha. Reka nshimire cyane abantu bakanze subscribe, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu, ahubwo tugomba kugenda muri gahunda ya tembera u Rwanda, urebe babakozi b'Imana bari mu cyaro, ubundi tuvuga imbaraga z'Imana kugira ngo tubwire abantu yuko Imana yacu ni Imana yo mu mujyi ndetse ikaba niyo mu cyaro. Ubu turi mu cyaro cyo mu mudugudu wa Mugarama mu kagari ka Kabyiniro mu murenge wa Cyanika, neza munsi y'ikirunga cya Muhabura. Hakurya epfo ni kirunga ni ikiyaga cya Ruhondo. Niho twaje kugira ute, naje kureba umukozi w'Imana n'umuhanuzi yitwa Nyirazaninka Dorosera, uzwi ku izina rya Mama Mutoni. Mama Mutoni twakoranye ibiganiro byinshi, Imana imikoresha ibitangaza, abantu barabohotse, ariko hagira abantu bamugirira ishyari, barangije baragenda batura muntu uri gukisengera abantu bagakira. Natwe reka tumukorera ikintu cyo kumuca intege. Baragenda bafata umurima we w'ibirayi wose barawurandaguza, bari kumugomba kugira ngo acike intege. Ariko twaravuganye arambwira tumva ndacyakomeye ndacyaye guhamya Imana kuko Imana yagize ute, yari yabimbwiye. Niwe tuje kureba ngo tubiganire, ese nyuma yo kwangirizwa imyaka bamuziza gusenga aracyakomeje cyangwa yarabiretse? Naho mukanya iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubu utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Usezeranye umuntu kumutuza i Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, ngo kubona visa biguca ngo umujyane i Burundi. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuza i Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, ngo kubona visa biguca ngo umujyane i Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana. Yego bakunzi ba Concord TV show, nkuko twababwiye ko tutazajya tubicisha irungu, twabwiye ko tuje gusura umukozi w'Imana, umuhanuzi Mama Mutoni. Reka muvugeho ko turamenyeranye pe, abantu benshi yarabasengeye barabohoka. Nanjye ubwanjye iyo turi mu kiganiro pe,
igihe njya nza mu kiganiro naniwe dore ko mba nagiye n'imisozi miremire. Nk'uyu munsi navuye ahantu bita mu Rugarama ndazamuka ngera mu Gitaraga na hehe kwirohero hose ubu turi mu mudugudu wa Mugarama niho turi gukora ikiganiro. Nari nananiwe ariko iyo mubonye bitewe na courage abafite nanjye mpita ngira courage. Nukuri mama muto nukuri pe. Yego. Ngawusuza abadukurikiye. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Yego. Tugomba gutangira nk'abana b'Imana dusenga kugira ngo Imana ituyobore mu kiganiro. Yego. Mana turagushimye, uri Imana yacu bwite, ubereye mu isaba gutegereje, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Turagushimye ko wabanye natwe, warinze intambwe z'ibirenge byacu, ibyo kuduhitana byari byinshi, ariko tugushimiye neza n'ubuntu watugiriye. Yesu tuguhaye icubahiro kuko wemeye ugatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Unyemerere uyu mwanya wururuka ubane natwe, kandi turi imbere yawe, uturinde ibyaduhungabanya n'ibyadukura mu mwanya, ahubwo umuco wawe wongera uboneke hano hantu kuba dukurikiye bose. Uwiteka Imana data wa twese, ibiganiro tugiye kugirana abari we huje ubyivangemo, kandi mu izina rya Yesu Kristo bimenyekana uyu munsi, hagira impinduka ikomeye ku buzima bwacu kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngwino udushigikire kandi ubane natwe, wivange mu byacu kuko natwe twaje mu byawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, amen. Mamuto mbera byose ndabanza ngusaba imbabazi. Yego. Wakoze iki? Umunsi nakuvunnye. Ni ukuri byo. Anje nakoze urugendo uyu munsi. Nakugoye, ibiganiro bindi twabikoreraga hafi yo mu rugo, uburyo utavunikaga, ariko umunsi twavuye mu murenge umwe tujya mu wundi. Umva twavunitse ariko nta konde ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Wavuye kwa Mutabazi uza muri Mugarama. Ni mu mabuye, ni mu misozi. Ariko nta bya none nta n'ibizaza kwaro kugira tuze tuvuga imbaraga z'Imana. None ko nge navuye i Musanze. Nawe witanze. Ariko naravuze yuko ukundaga kugira akaguru. Aka kaguru kanjye ngomba kugenda nkajya mu cyaro, urumva nkashaka abakozi b'Imana bari mu cyaro. Yego. Nkamenyekanisha impano igize ute ibarimo. Niyo ntego yanjye. Nabo bakavira Dobar. Bakavira Dobar kwa Makiridi. Niko bimeze. Nabo bakamenyekana. Imana ikabakoresha. Tukagaragaza ko Imana atari yo mu mujyi gusa, yuko ari Imana yo mu cyaro, ikaba no mu mujyi. Ikaba no mu mujyi. Yego. Nosinge nananiwe gushaka abo nabona Musanze muri go iko kabaro tuganira. Oya wakoze Imana iguha umugisha. Nanjye nagiye n'amaguru pe kuva Rugarama kuzamuka gutya. Rero nawe nta kibazo komera. Oya nta kibazo, ni ibisanzwe kandi n'izitari turazigendaga, imisozi twarazimenyereye. Yego. Umva nahinze kutaraza mu kiganiro. Byabaye ku mbaraga z'Imana. Imana yaduteyemo agatege. Cyo ndarampamagara umbwira ko ari akabazo wahuye nako. Sobwo nta kabazo ra ko ari ikibazo. Ni urubazo rw'ingutu. Ni urubazo rw'ingutu. Ariko igiti kirimo imbuto. Kirimo nk'amapera rikaba ariyo dufata, narayakundaga cyane. Twari dufite icyo giti, navaga ku ishuri nkajyamo nkayarya nkagira ute cyane. Icyo giti rero nicyo giterwamo imijugujugu. Oya nta kibazo, tuzi neza yuko icyo giti kirimo amabuye, wambe kirimo imbuto aricyo bateramo amabuye. Buramfite akavoka uruhande rw'inzira. Yego. Abantu uko bazamutse bateramo ibuye kugira voka ihanuke, abandi uko bamanutse bateramo ibuye. Yego. Nta bya none nta n'ibizaza, nubwo kiriya kibazo cyabaye bakaturandurira umurima w'ibirayi gutarigwera, ariko turukumva nta kibazo. Gusa muri iyi si intege nkeya ntizabura, ariko twageze nyuma kubwo gukomera no gusenga, Imana yongera twambika imbaraga, turumva ntabwo nari nabitsinze nenze ko tutarabivuga none urabivuga. Ubwo njewe ngiraga umunwa batuma barandura n'ahandi. Oya ntago baraharandura. Kandi byose biberaho kuko Imana iyo ikintu cyose Imana yasinye ngo kikugereho cyose kiza ari umunzani. Nta kintu kitakubera umunzani rero. Kandi birayi mfite amakuru neza yuko byabaye igitambo ku umugabo wanjye niwe wari gupfa. Imana nibararebye nta ntama mfite,
Imana niba yararebye nta kirangije iravuga iti reka ubwo baje mu birayi barandaguze, ariko nta byanone nta nibizaza kandi abana banje ntibazicwa n'inzara. Twizeye yuko yatugaburiraga kera tutari twahagira n'ubu iracyari maso ntago yasinziriye. Yego icyo nkundira abakristo tugendana ibanga ibibi bitugeraho twabimenye nukuri nk'abantu mwoganga umugabo aho gango papa muto nagende ntagende ibyo birayi yeme naho ntuye bahajana umva bana ngiye ndirwa ndi no kubunga ariko umugabo akahaguma cyane pe umuntu arahenze. Njye nagize ngo wacitse intege ngo ntabwo hagaruka kuri kamera ngo twiganire tuvuge imbaraga z'Imana, naho Imana ishimwe amavuta ndabona kiri yayandi ariho byaraye bibaye kubera byabaye ariko wa kane ku wa gatanu abantu baje kunsura. Yego barasenze numva nanahanuye. Ubwo rero iki turimo nta kitwemerera guceceka kandi iki turimo ntago niyo bazarandura ibirayi ntibazica iki turimo kuko iki turimo cyo numwimerere mbese n'ikimeza kifite imbaraga kifite imizi kirashoye. Hari igihe babikoze bari kuvuga bati yenda mama mutoni uyu munsi turabizi yuko yirirwa ari kubunga ari gusenga ari kugira ate, ariko uyu munsi nitumukorera bino babarwayi yasengeraga ntagazongera kubasengera, ariko ndakomeje mu rugendo rwanje. Yego uya ntabwo urebye abantu bari kubohoka pe aho dukora ni ibiganiro abantu bampamaga bati mama mutoni rwose sawa yaransengeye ndabohoka, ntabwo satani yabura kugira ishyari. Ariho twakoze kira kiganiro ca gatatu kubera yuko nari nkubwiye yuko mu rugo hari umuntu nyine untegereje wari waturutse i Kigali. Twarasenze Imana ihita imbwira ngo kubwo ikiganiro wakoze kubwo ubutumwa batambukije bugiye gufasha benshi satani yarakaye, nubwo yarakaye ariko yari guhitana igikomeye utazongera kubona, ariko ibyo afashe ntibikujane kure, nubwo yarakaye ntaca azagutwara. Ntangije ndavuga nti ariko satani yarakaye numva mbese ngize ubwoba muri njyewe. Twakoze ikiganiro ariko wa gatatu ku wa kane nimugoroba nka saa 3 bahita bampamagara bati ngwino urebe umurima w'ibirayi gose aho guva gukagera nta nakare n'akakirazira bigeze basigazamo, bati ngwino urebe. Mpageze mbwira Imana ngo Mana ikiganiro nakoze natangije indirimbo iri kuvuga ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Yego umbabarire kuko iyi ndirimbo hari impamvu yaje no muri bimba umukristo muri ibi ntakaza ubuhamya kandi abanzi banje ntibabone nahonze mu maso. Imana yarabikoze umva ubu ndi gushima Imana muri ibyo byose twari turi kwirukankamo nta wabonye irira ryanje nta abazaga kuzisura baravuga ngo twituzi uko mamuto turasanga uryanye ngo none uricaye nta kibazo. Umva nkababwira ngo ndumva ntabwo bakuko mfite umukiza bajanye ibirayi ariko nasigaranye Kristo nasigaranye Yesu. Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro. Yego umva hari abampamagaraga bati waduhanimira mamuto nakabasenge akadusengera vuga ni se nkayibaha ntariko pe nimu muhamagara mukumva atari muri mudu yagize ibyago. Yego oya barampamagaraga ubwo ndi kumva nyine amasaha gari kwemera nkamusengera ubwo ndi byakwanga nkumva ntagatege nkamubwira ntiba wihanganye yenda uyu munsi ucemo ejo nzagusengera ariko nta kibazo turi kubasengera kandi ubuzima burakomeje. Natinye biragukura mu mavuta y'Imana ishimwe yuko ugize ute yuko ukomeye. Oya nta byanone nta nibizaza ni kumuririmbye yaririmbye byantanya na Yesu kuko dufite ibiryo yitwa Imana, twaburaye ikitwa Imana, twambaye ikitwa Imana. Rero nta n'inyugute nimwe yahava. Imana ikikunda yanga maganya ahubwo kuza imbere yayo uri kuyibwira ngo Mana nubwo cyabaye kuriya unkomereza amaboko icyo cyo kugukomeza nako kanyi gahite kwambika imbaraga. Imana ishimwe ariko ndi gushima Imana hari abakozi b'Imana bambaye hafi buriya hari abo twahuriye kuri yicano bakaja turasengana arabahanuzi bakampanurira. Ubwo rero hari abakozi b'Imana bagiye bamba hafi bakansengera bakavuga bati nubwo urukiko rwo mwisi rutakora ariko urwo mwijuru rurakora, bakampamagara bakambwira batumvuka Imana itubwiye. Ibyo bigatuma numva hari imbaraga. Imana ikajirambwira iti nubwo ubona ibirayi byagiye ariko abana bawe ntibazicwa n'inzara. Ubwo nkumva ndakomeye. Imana ihabwe icyubahiro kandi bakampamagara bati komera umve nta kibazo. Imana ikaba mu ruhande rwanjye nkangucyo. Yego yego burya namwe mugira ababahanurira. Ubu maje kugira abantu benshi. Ubu nuko umuntu nuko guhamagara ati nsengera. Ubundi bwo
ukamuhanurira ukoje kumva nawe ugiyemo ati mvuka Imana ikubwiye ubwo rero natwe Imana igahita akebo gatanga niko kagaruka kandi ibiganza bigaba ni nabyo byongera kwakira. Yego ingorata hari impamvu abajya bampamagara bati nanjye ndi umukozi w'Imana, ati nabanyura umukozi w'Imana mwagiranye ikiganiro ndikumva twasengana. Yego ubwo hari igihe umuhanurira nawe akaguhanurira ubwo bigakomera niko bimeze. Oya Imana ishimwe kuko hari igihe twajyaga nko mu masengesho ukabona umuhanuzi arahanuye yazengurutse abantu bose baje mu cyumba cy'amasengesho abahanuriye wakicara nkavuga ni Imana none we ntabwo akeneye kuba yakumva aya makuru nawe avuye iwawe. Yego rero iyo nk'ubu bibaye byiza wahanurira umuntu ukumva nawe Imana imunyujijemo ibyawe uhita uvuga ati burya ndacyari mu nzira. Ibyo biradukomeza kuko ubuhanuzi arega ni bwiza, umenya amakuru ukamenya ibizaba. Niyo mpamvu muri iki gihe umuntu wese uri gusenga namwifuriza kugira ngo agenda n'amakuru ya data wa twese. Ayo mwisi umuntu ashobora kuguha amakuru y'umunsi ejo akayahindura, ariko ay'ijuru iyo yaguhaye amakuru ntago iguha pirate, iguha amakuru afatika kandi ayo makuru gakazacumbagiza. Hari igihe abantu bavuga ngo isezerano riratinze, ariko nje nkunze kubwira abantu ngo isezerano ryatinda ritatinda ihangane, kuko gutinda ku isezerano nibwo burame bwacu. Ntitwapfa turi mu ideni, ahubwo irakurinda, yarangiza kukurinda ikarinda n'icyo yakubwiye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Mamuto tujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana nta kibazo. Ujye kuvuga ngo iminota 5 ngo 10 ngo ingahe uko umwuka nta kibazo ni gutyo. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Mana turagushimye wamamare kuko uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe, ingoma yawe ni y'amahoro, abagukora bagira umudendezo w'amahoro, kandi mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranuka nawe uramwemera. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe, ntago dusengeye ijambo kuko ijambo rirera, ahubwo nje mama Mutoni ugiye kuricishwamo kandi ngiye kuba icyombo wombokeremo. Ndakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka Imana iri jambo rigira ibyo rihindura, kandi iri jambo rishigikira abantu bawe abari bavuye mu byizerwa bongere bumva imbaraga zawe, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ubane natwe kandi utugire neza, udufashe kandi ntudusige ntuduhane, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nkundaga kuririmba rero nanjye kubera yuko wagira ngo niba ari ukubera ari byo kuva mu bwana ari byo nakoraga. Uriya mwuga wakoze guhera iyo umujura yibye kirakana arabikurana akarinda kubisazana. Ariko rero njewe nakuze ndirimba, tugiye kuririmba umuririmbyi wa 28 mu Gakiza ari kumfasha muri iki gitondo. Reka mufashishe n'abari kutwumva. Ingo danangere numva muzi ndaririmba. Uraririmba uramuzi, uyu nta wamuyoberwa rwose. Iyo umva iyi nta n'umuntu wayiyoberwa n'akana kayiririmba. Mfite Mutoni yo tuyigezemo ayirepetaga nk'umuntu wayihimbye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye twihanganire. Yewe cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye twihanganire rwose. Turabasirikare benshi bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu,
dukomeze dushira imbere dushimiriho ye kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushira imbere dushimirihoraho kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara imyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubu ye ku musaraba haturuka iriba rimara imyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezera umukiza wacu Yesu umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Haleluya. Mana ishimwe kandi Mana ihabwa icyubahiro. Uyu muririmbyi aje amfasha nawe muri aya masaha agufashe. Mana ihimbazwe. Uyu muririmbyi yari yarebye arangije aravuga ati burya hari aho narindi hari icyo narindimo icyubahiro kibi cy'Imana. Arangije aravuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo ngo kandi twigishwe ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Arangije aravuga ati dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo. Imana ihimbazwe, Imana ibane natwe, Imana nidushigikire. Arangije aravuga ngo turwane intambara twizeye twihanganira byose. Amena. Mana yo mw'ijuru ibane natwe. Arangije aravuga ngo turwane intambara, ntago turarwana intambara tutizeye. Hari intambara abantu bari kurwana nazo, hari intambara z'ubukene, hari intambara z'amadeni, hari intambara z'uburwayi, ariko ubwibira ijambo ngo urwana intambara wizeye kandi wihanganira byose. Imana ihabwa icyubahiro. Hageze nyuma aravuga ngo turi abasirikare beza. Namashye kumenya yuko turi abasirikare, kuko umusirikare iyo ari ku rugamba ntago areba inyuma, nta nubwo avuga ngo dore ibi biraje, ngo dore ngize ubwoba. No muri uyu murimo wa data hari icyo Imana yadusigarije. Yaravuze ngo icyatumye mbasiga ni ukugira mutunganye ibyasigaye bidatunganye. Yaravuze rero uyu muririmbyi ngo turi abasirikare beza ngo kandi twogejwe mu maraso. Umwami wacu Yesu Kristo ati niwe muyobozi. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ibe mu ruhande rwacu. Aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfurata. Kubw'imbaraga ze dufite abarozi bazaturoga ntibidufate. Kubw'imbaraga ze dufite tuzarwara ariko tuzakira. Haleluya. Icyubahiro ni kibi cyawe. Kubw'imbaraga ze dufite bazadutega ngo tuzakorwa n'isoni, ariko aho badutegera siho bazatubonera. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Imana ishimwe. Kubw'imbaraga ze dufite abantu bazitega ngo katurebe uko aramwara, ariko nibucyo mu gitondo bumve ngo Imana yagutabaye. Bari bazi yuko ufite ideni, bazi yuko ibintu bizambye, bazi yuko ibintu utarabona inzira, ariko Imana icukure akobo cyangwa se gucira inzira, ubundi bwo unyuremo, ubundi bwo aho bari bagutegeye ntabariho bakubonera. Amina. Haleluya. Imana idushigikire. Arangije aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutwari kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. Amen. Cyubahiro ni kibi cy'Imana. Kwa Yesu dufite ubutwari,
kubera yuko kwa Yesu dufite ubutwari tukagira n'ubushobozi, ibibazo ntacyo byadutwara. Ibibazo ntago amadeni ntago gadukura mu mwanya, ubukode ntabwo bwadukura mu mwanya, kuko kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Imana ishimwe, Imana ibe mu ruhande rwacu. Ngo kandi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye, ngo ku musaraba haturuka iriba rimara imyota, ngo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro, Imana nidushigikire, ibe mu ruhande rwacu. Kandi aravuga ngo mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Imana. Imana ihabwe icyubahiro, naho imvura yaga tuzayivuga. Amen, haleluya. Nubwo byagenda ngutekenza kamera naba ari iragira ikibazo, ariko twebwe niyo mu butayu twarayivuze. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Arangije aravuga ati mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Uwera. Mu ijuru ntago tuzongera gupfusha, mu ijuru nta tuzongera guhura n'ibibazo, mu ijuru ntago tuzongera guhura n'abanzi bacu, abashaka ko dupfa ntibazongera kutubona, ahubwo tuzahimbaza Uwera. Ngo umukiza azahanagura amarira yacu yose, ngo tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana itugirire neza. Hari ijambo rero ngiye gusoma, amena, nubwo imvura iri kugwa ariko ntacyo ndarivuga aho riri. Ubwo urasaka kurisoma ararisoma, ndasoma nge muri telefone ntacyo biraba. Ni ijambo riri muri Zaburi igice cya 23, turahera ku murongo waho wa mbere tukarangiza ico gice. Ariko ngo turi abasirikare beza, ntago dukwiye gutinya. Nico cyatumye uva mu mujyi n'amaguru, kubera uri umusirikare w'Imana. Nico gitumye mva iriya hirya kwa Mutabazi, kubera yuko ndi umusirikare w'Imana. Imana ishimwe, Imana ibane natwe. Ngadusome Zaburi ya 23, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Imana idushigikire. Uyu ni Dawidi wavuze iyi Zaburi. Amina, haleluya. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena. Yaramenye neza yuko niyo haba mu bibazo Uwiteka ari we mwungeri. Arangije aravuga ati kubwo kumwungeri wanje, cyangwa se kubwo kubona ndi kumwe n'Imana Data. Haleluya. Arangije aravuga ngo sinzakena, ngajyana uruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yewe muntu wari ucitse intege, yewe muntu wari ukumva byanze, umvira ijambo Imana ikubwiye. Imana iravuganye nawe ngo isubije intege mu bugingo bwawe. Nubwo wari uri kubona byanze, nubwo wari ukubona uri gukora bikanga, nubwo wari ukubona wibereye mu gikombe cyitwa bwihebe, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo asubije intege mu bugingo bwawe. Imana ihabwe icyubahiro kandi ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Imana yo mu ijuru tuyobora inzira yo gukiranuka. Ntacyo wageraho udakiranutse, ntacyo wakora udakiranutse. Waba mu bibazo udakiranutse ntibyakwemera, twagusengera udakiranutse ntiwasubizwa, ariko nukiranuka Yesu Kristo azakugirira neza, azakuyobora inzira yo gukiranuka. Imana ituyobora inzira, Imana itugirire neza. Muri iki gihe turimo, Imana ikora igifatika, Imana itwicira umuzimu, ubundi bwituyobora inzira yo gukiranuka. Amina, haleluya. Ngatsubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, amina, haleluya, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Naho nanyura mu bikomeye, naho nanyura mu bigeragezo, naho nanyura mu bukene, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Kuko tubwiye neza ngo ishimba ye n'inkoni ye nibyo biduhumuriza. Wageze mu bibazo, wageze mu maganya, Imana iguhumurize. Wageze mu majune, Imana ibe mu ruhande rwawe. Kandi yavuze ngo
ntunganyiriza ameza imbere y'amaso y'abanzi banje. Haleluya. Muri iyo saha cyangwa se muri iyi minota Imana igutunganyiriza ameza aho bari bazi yuko ibyawe bicitse, aho bari bazi yuko ibyawe birangiye. Imana igutunganyiriza ameza imbere y'amaso y'abanzi bawe. Imana ihabwa icubahiro. Ngo kandi ansize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ngo nyamara kugirizwa neza n'Imana ngo ibyo bizanyomaho iminsi yose. Imana igushigikire kandi Imana ikugirire neza. Nukuri Uwiteka Imana abane natwe kandi atugirire neza. Igihe kimwe Yesu yari ari kugenda, arangije ahura n'umutware wari umutware w'abasirikare. Arangije aramubwira ati yewe mutware, aramubwira ati yewe Yesu. Uwo mutware abwira Yesu tumva, mfite ikibazo kandi ndaremerewe. Aramubwira ati wanje byacitse, mfite umurwayi. Haleluya, haleluya. Nuko ngo Yesu aramubwira ngo ba wihanganye. Abonye Yesu ari gutinda, aramubwira ati mwami, nanjye iyo mfite abasirikare ndabategeka ngo nibagende ngasigara hano. Nawe tegeka ku byanjye, utegeka umurwayi wanje nsange yakize. Haleluya, haleluya. Imana itegeke ihagaze mu bwera bwayo, itegeka ibyawe byanyazwe, ibyawe byanze kuyega, ibyawe byanze kurenga umupaka, ibyawe bafashe, ibyawe Satani yanyaze. Uyu mwanya Uwiteka Imana ategeke kuko agutunganyirije ameza mu maso y'abanzi bawe. Kandi kuko tumenye neza yuko turi abasirikare ba Yesu, umusirikare igihe kigeze bose aramuhemba. Amina, haleluya. Tuzi neza yuko nubwo twanyuze iyi nzira iragoye, ariko yemwe abari kutwumva mwumve yuko Uwiteka Imana aje gutunganya ameza imbere y'abanzi bacu. Nubwo bazi yuko byarangiye, nubwo bazi yuko hari aho bagufatiye, nubwo bazi yuko byagucanze, ariko Imana ije kukugirira neza. Imana ije kugushigikira. Imana ibe mu ruhande rwacu kandi Imana itugirire neza. Nubwo tubona ibintu ducuruza, ugacuruza ukabona biri kwanga, ukabona igihe kirageze uri mu ikode biri kwanga kwemera, ukabona igihe kirageze minerivari y'abana ikanga, ariko tubwiwe ijambo ngo Uwiteka kuko ari we mungeri wanjye ntago tuzakena. Tubwiwe ijambo ngo atunganyije ameza mu maso y'abanzi bacu. Imana ihabwa icubahiro. Uwo musirikare yabwiye Yesu ngo tegeka, aramubwira ati wikwirirwa ushayo. Amina, haleluya. Muri uyu mwanya wumva ubwire Yesu ngo Mana tegeka iwanje, utarinze wahagera. Imana ishimwe, Imana ibe mu ruhande rwacu. Kandi ubwire Imana uyu mwanya, uyibwire ngo tegeka, niba ari ideni ryishyurwe, uyibwire ngo tegeka, niba ari ubukode mbuvemo, uyibwire ngo tegeka, niba ari uburwayi bukire, uyibwire ngo tegeka, niba ari abana badafite ubwenge babugire, umubwire ngo tegeka. Ibyo uramubwira byose muri aya masaha yiteguye kubyumva. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana itugirire neza. Ngo kugirirwa neza n'Imana ngo bizanyomaho iminsi yose, ngo nanjye nzaba mu nzu yayo kugeza iteka ryose. Icyo nagusabira ni ukuba mu nzu y'Imana, ni ukuba mu bwera bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Nyamara Uwiteka Imana iyo akuvomereye uragenda ukaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ubundi bwo ugatoha. Uwiteka yaje mu byawe ntago yiriza umunsi, ahubwo yaza n'isaha imwe ibitari bisobanutse bigasobanuka. Uwiteka Imana aje kukugirira neza. Imana ije kugushigikira. Menya neza yuko uvuganye n'Imana, kuko mu ijuru tutazongera kubona hari ibitubabaza, kuko mu ijuru tutazongera kubona hari amadeni tubona, ariko mu gihe tukiri muri iyi si Imana ije gutegeka. Imana ije kudutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Nubwo badufasheho ijambo, ariko Imana iraje. Ubwiwe iri jambo rikomeye ngo nubwo bagusize ku ntebe, Imana ije kuyigukuraho. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana idushigikire. Imana ibe mu ruhande rwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Yego. Banumva utasoza re. Oya bwo niko Imana idushigikire. Iryo riramaze. Turasubitse naho ubutaha umugani wa musekewe. Yego mpamvu nzagaruka. Yego nta kibazo uzasanga. Aragaruka. Yego nzanagaruka. Dukomeze tuvuge ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ariko Uwiteka niwe mungeri wacu. Niwe mungeri wacu. Aho twanyura hose ni umungeri. Kandi uwo mungeri woyoboye ntago aje ayoba, nta nubwo aragira intama ngo ije kona. Imana ishimwe. Amen. Yego. Reka dusoze n'ubundi utanga nimero za telefone. Nimero ya telefoni ni 079 17 38 96 2 079 17 38 96 2. Imana idushigikire. Dusoza n'isengesho. Mana turagushimye
ubereye mwiza ya vasayi, ubereye mwiza bagutegereje bose. Turasenze kuri uyu mwanya mu izina rya Yesu, kuko hamanutse ijambo ryawe rivuga ngo byanga byakunda, nubwo hari abanzi batugose, nubwo bari bazi yuko tutiteze gukira, nubwo bari bazi yuko tutiteze kurya, ariko tubwiwe ijambo rikomeye ngo utunganyije ameza imbere y'abanzi bacu. Bivuze ngo uwari ufite inzara agiye kurya, uwari ufite ikibazo kirakemutse, kuko Uwiteka Imana tumaze umubabaro, Uwiteka Imana tumaze inzara. Niyo mpamvu twongeye gusenga kugira ngo ugere ku barwayi, kugira ngo ugere ku madeni, kugira ngo ugere ku bantu bafite nyakubahwa Imana ibibazo bitandukanye, kandi ababuze minerivari wongere ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abana batagira ubwenge wongere ubahereze ubwenge, kandi ibyacu Satani yanyaze ubigaruze, kuko ushoboye byose, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kubanye natwe, urakoze kurengera abantu, urakoze ko hari icyo ukoze, kandi mu izina rya Yesu Kristo ushigikira ubwoko bwawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.